turabashuhuje nanone mu izina rya Yesu Kristo, nshuti bene data kandi bakunzi bacu, turabiyegereje mu izina rya Yesu Kristo. Imana yamwije duhana umugisha, Imana yatugiriye neza, Imana yarinze ubugingo bwacu n'ubwanyu, twongeye guhurira hano. Nukuri turabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha, muri kumwe na Pastor Kabanya na Vanessa. Pastor bakomeze. Imana yamwije kugire neza kandi guha umugisha. Haleluya. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana isumba byose kandi iri hejuru ya byose, nukuri uri Imana yo gushimwa. Ibi byose twavugaga nyakubahwa Uwiteka na amashimwe yawe. Turagushimira yuko wahagaranye natwe iki gihe cyose, Nyiringabo Mwami Imana isumba byose. Kandi ntabwo ari uguhagarara gusa, ahubwo wakoze imirimo n'ibitangaza, nyaguhora ku ngoma Uwiteka. Uyu munsi dufite ubuhamya n'amashimwe hirya no hino, niyo mpamvu tuzamuye imitima n'amaboko yacu tugushimira kuri Imana neza. Uyu mwanya rero nanone turaje muri uyu mwanya, duhagaze kuri uyu musozi nanone kugira ngo turangurure kugira neza kwawe. Urukira kubana natwe, reka umwuka wawe wera w'imbaraga aganze, agende mu mitima y'abatwumva, kandi natwe abane natwe, akorere muri twebwe, avugane n'ubugingo bw'abantu. Urakoze Uwiteka Nyiringabo Mana, ni we twakiriye kugira ngo uze utegeke hano kandi uganze. Icyubahiro cyose n'ishimwe turabikugaruriye mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Amen. Tugiye kuvuga ku rukundo rw'Imana mu mwanya ushoboka dufite. Urukundo rw'Imana ntabwo waruvuga ngo rurangize. Nubwo Paulo yavuze ngo tumenyaho agace gatoya cyane tuziho, nako ntabwo wabasha kukavuga mu minota dufite hano. Nta nubwo washobora kukavuga wenda no mu yikubye kabiri. Ni rugari cyane. Urukundo rw'Imana ni rugari cyane. Nirwo rutumye turi hano, nirwo rutumye turiho, nirwo rutumye tuvuga. Haleluya. Pastor nsomera umurongo igice cya 3 cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana. Usoma umurongo wa 16, bisa nkaho abantu benshi bawufashe mu mutwe, ariko n'ubugingo bwacu. Soma umurongo. Kadusome mu izina rya Yesu, ubutumwa bwiza bwa Yohana 3:16. 16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, yatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Ukomeje gusoma iyo mirongo ukagera no kuri 19, bigenda bisobanura uburyo Imana yateguye kubw'urukundo rwayo, igategura wa muntu wari gucirwaho iteka, ikamutegurira kuva mu gucirwaho iteka. Nyamara we ntacyo yari gukora cyangwa ntacyo yabasha gukora kugira ngo yivaneyo, hanyuma ikamugeza mu bugingo bw'iteka. Haleluya. Ntabwo ashatse kwinjira muri iyo mirongo yose, ariko nibura uyu murongo uvuze ku rukundo, kuko Imana yakunze abari mu isi bingana iki cyane, ntabwo ari buhoro. Haleluya. Ntabwo yakunze buhoro, yakunze cyane. Noneho urwo rukundo rwa cyane bihwana no gutanga umwana wayo umwe. Haleluya. Ese abari mu isi wowe ntabwo barimo, kuko Imana yagukunze cyane, kurura wishyireho. Kuko Imana yankunze cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umuntu wese umwizera atarimbuka. Haleluya. Niyo mpamvu tubwiriza kwizera, niyo mpamvu tubwiriza kwizera Yesu, ni ukugira ngo utarimbuka, ahubwo uhabwe ubugingo buhoraho. Ni ukugira ngo winjire mu rukundo rw'Imana. Haleluya. Hari ibintu biba hanze aha, murambabarira, jewe ndi umuntu ukuzemo, ariko njya mbibona mu rubyiruko ngo bari mu rukundo, ngo bakundanye, reka bakabeshyana ngaho bakagenda mbese ukabona ko umuntu yinjiye mu wundi byahe birakajya. Waba uri no ku muhanda ukabona wagira ngo barasa n'abatari mu isi neza, bagasa n'abari mu isi yabo, ahandi ari umwijima. Nta no kuvuga bate bari abantu baratureba, bakagenda begamiranye, bagasomana, mbese ubwo ngo bari mu rukundo byacitse. Nyamara wenda umwe afite akamodoka niko yamuciye, cyangwa se afite amafaranga niyo yamuciye. Umunsi atayamuhaye, urwo rukundo numenya uburyo rugiye, ntabwo umenya, ntabwo ruhagarara nk'urwari ruhari, ahubwo ni nk'uko ubona ifuro ry'isabune rishiraho. Ariko
imana ntabwo ari uko nguko iyo yakunze cyane ikunze bituma igira icyo ikora ariko mu bantu ntabwo bakunda bituma bagira icyo bakora ahubwo barareba bakagira icyo babona bigatuma bavuga ko bakunze. mwirinde mwitonde cyane cyane urubyiruko kuko iyo byinjiye mu rukundo bijyana n'imibanire no gushakana n'iki ariko ukumva ngo afite umukunzi ese nanjye ndakubaza kuki ugira uwo mukunzi kandi inshuro nyinshi wajya gushaka ugashaka undi umuntu akunda umuntu kandi yajya kubaka urugo azasaziramo akarwubakana n'undi ni ikinyoma. ntabwo biriya ntabwo ari urukundo nta nubwo njya mbyita urukundo jewe abafite icyo yamukunze mumbabarire ntabwo mbyita urukundo sinzi irindi zina mwabyita ariko iyo mubyita urukundo jewe hari naho mbabara ubundi kuko numva urukundo ntekereza ko urukundo rw'abantu rubaho ariko ntekereza ko niba umusore n'inkumi bakundanye baba bakundanye nyine ndetse kuko bifuza kuzaba umugabo n'umugore abagabo n'abagore n'ubundi wa wundi wakunze niwe ukwiye no kuzubakana nawe mukabyarana abana kuko ari umukunzi wawe ukavuga uti uyu ni umwana wanjye nabyariwe n'umukunzi wanjye reka twivugire urukundo rw'Imana. Haleluya amina. Irakunda iyo ugiye kurugereranya n'urw'abantu wumva bikwiye kugira amazina abiri atandukanye kubera ko akenshi turi abantu wenda n'ibintu bitaraza umuntu yakundaga umukobwa akaba akuze ikibuno cye mu by'ukuri agakunda ikibuno gusa cyangwa amaguru akavuga ati ndamushaka gusa kiriya kibuno rero iyo yabaga byaye kabiri wenda ari no mu buzima butoroshye gatatu wasangaga nta kigihari utamenya ko cyari gihari ndetse yaba ari mama bakakubwira ati ubu kera nari mfite ikibuno ukavuga uti ntukabeshye mu bantu ubwo rero wa wundi wabengutse ikibuno nawe mbwira ugatangira kureba ibibuno by'abandi agatangira gutambika ibirenge kubera iki ntago yamukunze yakunze ikibuno cyonyine undi nawe agakunda mu nda ye ko ari hato yamara gutwita kabiri gatatu ruda rugahuruduka yajya mureba ati ntukaze mu bantu n'urwo ruda rwawe ntabwo yamukunze abandi amabere akabyibuha kuko uyu muntu atangiye kubyara n'ibinure biripanga akavuga ati jye nanga ibi bibere byawe jya uvana imbere ntukaze no kumuhagarara imbere ntabwo yamukunze yakunze ka kema yari yifitiye cya gihe gahindutse rero hari abakobwa benshi bagafitiye umunsi nibo rero ajya gukunda wa wundi akumva yarangiritse ariko mana yanjye urukundo rw'Imana ntabwo rugereranywa n'urukundo rw'abantu. Haleluya. Ahubwo we yakuze abari mu isi cyane arangije atanga umwana we Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atazarimbuka ahubwo mu mwanya wo kurimbuka. Haleluya. Ingurane mu mwanya wo kurimbuka abona ubugingo mbega iyo ngurane. Haleluya. ntago nabona ikintu mbivugaho iyo nteruye kuvuga urukundo rw'Imana numva amarira atemba ntago atemba mu nda ahubwo numva atemba agiye gutemba inyuma nkumva agiye gushoka ndetse ubundi ndayareka agashoka kuko Imana yangiriye neza. Haleluya. Amen. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane rugusanga uri umuntu utigirira icyizere uri umuntu wavuze mu muryango uvuga ngo ntacyo umaze ntacyo uricyo ntacyo uzageraho bikakwangiza bikakwinjira mu bwonko ariko urukundo rw'Imana rudasanzwe. Haleluya. Icyizere rukagusubiza icyizere umuntu nawe ukavugira Imana ugakorera Imana. Haleluya. Imana irakuzi. Urukundo rw'Imana ni rurerure. Hari igihe kimwe umuntu abazi ngo ni Imana ntimuzi nagira ngo kubera urukundo rwayo ngubwire ngo irakuzi uko biri kose irakuzi. Haleluya. Habwa icyubahiro mwami wacu Yesu shirwa hejuru mwami. Reka dusome Luka 15 hari inkuru nziza cyane murayizi abantu babasomye ba Bibiliya. Inkuru zo muri Bibiliya murazizi n'abadasoma ni umugani urasoma ariko ku murongo wa 22 amagambo yo haruguru ntago turi buyasome mvugeho amagambo makeya. Urukundo rw'Imana ni rugari jewe ruranesha
Luka 15 ku murongo wa 22. Ariko se abwira abagaragu bati, mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi mumwambike, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge, muzane n'ikimasa kibyibushye mukibage turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Aho ngaho Pastimani guha umugisha. Iyi ni inkuru izwi cyane muri Bibiliya y'umwana w'ikirara wabwiye se ati ndashaka umugabane wanjye ku manywa na nijoro, mu gitondo na nimugoroba, amaze kumurembya. Ariko nagira ngo mbabwire ngo ni umugani. Bibiliya iravuga neza ngo ise amuha umugabane we, aragenda ajya mu gihugu cya kure. Arangije kugera mu gihugu cya kure araya bwa butunzi bwose ngo abwayisha ubusambanyi. Mutagira ngo ubusambanyi buje uyu munsi, igihe cya Yesu yarabizi ko uwo mwuka uri ku isi, niyo mpamvu yacaga imigani. Aragenda ajya mu ndayi, arangiza ubutunzi burashira, agera igihe ajya gusaba akazi. Hano yagiye gusaba akazi ngo ni mu gikingi cy'ingurube. Agezeyo asabye akazi bamuha ko kuragira ingurube. Nta gaburo yagenerwaga, ahubwo ngo yifuzaga ko yabona ibyo zishigaje. Murazizi hari abazitunze ntago zijya zisigaza, ngo akifuza guhazwa byasigajwe n'ingurube, nyamara ntabyo yabonaga. Igihe kigeze yikubita mu gituza, atangira gutekereza no kwibuka iwabo n'ubuhemu bwe. Aravuga ati ariko nk'ubu ko nahemutse nkakora aya mabi yose, ariko ibyo ari byo byose data ni data, jewe ariko sinyikwiriye no kuba umwana. Henga ngende musabe kuba mu bagaragu, kuko n'ubundi nabo bararya bakanasigaza, ngende mbumwe mu bagaragu. Araza muri iyo nama yigiriye, araza ku murongo duhereyeho dusoma wa 22. Uravuze ngo ariko se abwira abagaragu bati, ubwo atungutse nk'iriya isara mubona. Ndashaka kuvuga urukundo rw'Imana. Ariko se abwira abagaragu ati ngaho, ariko se abwira abagaragu ati, ubwo yari yamusanganiye, yari yamuhobeye, yari yamusomye, yari yamwiyegetse mu gituza. Haleluya. Muzane vuba umwenda uruta iyindi, yego mumwambike, yego mumwambike n'impeta ku rutoki, yego n'inkweto mu birenge. Rekera aho ngaho. Haleluya. Ibyo bifite ubusobanuro bwinshi. Ise amubonye abwira abagaragu ati nimugende gahoro, nimwihute cyane, muzane iki? Umwenda uruta iyindi, muzane n'iki? N'impeta. Haleluya. Yongere dukorane isezerano, yongere yaturekwa mbere y'umwana. Ibyo yaye n'ibyo yangije ntabwo ndi bubimubareho, kizaje gusa. Yongere muzane n'inkweto, nazo muzimwambike. Haleluya. Bantu banyumva, nagira ngo mbabwire ngo urukundo rw'Imana rurarenze. Yesu ntabwo yaturanye n'uyu mugabo wabyaye aba bana, ahubwo yari arimo kwigisha urukundo rw'Imana. Haleluya. Yari arimo kwigisha abantu ko nubwo waba uri mubi bwajana, iyo ugarukiye Imana ikwakira imbabazi, kakwambika. Haleluya. Kongera mugakora n'isezerano rw'Imana ku bugingo bwawe. Ikazana umwenda mwiza cyane ari wo witwa agakiza, ikawukwambika. Ikazana isezerano ryayo, ikarigukubita hagati yayo nayo, ikakubwira ngo ubaye umwana wanjye, nawe ukatura uti data. Ariko wibuka kuriya mwana yaje afite inama yigira ivuga ngo ndagiye mubwire ngo ntago nyikwiriye kwitwa umwana wawe, kubera amakorwa yari yarakoze. Ariko nanjye nagira ngo nkubwire ngo wowe garuka mu rukundo rw'Imana gusa, irongera kugirira imbabazi, irongera ivuge ngo uri umwana wanjye. Haleluya. Mana yanjye ni byinshi navuga ku rukundo rw'Imana, ariko tuzaruvuga. Wongera usome kuri uwo murongo wa 23. Murongo wa 23. Muzane n'ikimasa kibyibushye mukibage turye twishime, komeza.
kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye nagira ngo nkubwire ngo iyo uri mu byo ushaka, iyo uriye mu byaha, iyo waya ubutunzi Imana yaguhaye aribwo buzima, aribwo bugingo, uba uri mu rupfu nshuti, uba warapfuye. Kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none arazutse, hagomba kubaho umunezero n'ibyishimo. yari yarazimiye yaravuye mu muryango, none dore arabonetse. nuko batangira kwishima. Haleluya. Amena. Yesu ashimwe. Nagira ngo nkubwire ngo urukundo rw'Imana ruragushaka, niyo uriye n'uyu munsi wowe unyumva, rurimo rurahiga wowe warapfuye, ariko urukundo rw'Imana rurahari kugira ngo rukuzure. Fata umwanzuro, garuka mu rugo vayo gusa. Vuga ngo nubwo nasaye, nubwo nariye ibintu, nubwo nanzwe n'umuryango kubera amakoro yanjye, nubwo maze gutambika ibirenge, nubwo ntakigiraho ariko ngarutse ku Mana yanjye. Haleluya. Urwo rukundo rurakuhagira, rukwambika umwambaro mwiza, ruguhe isezerano rishya, utangire kwitwa umwana w'Imana, utangire kubogoza amarira nk'aya yanjye arimo atemba, utangire kurizwa nuko utababaye, ahubwo urizwa n'umunezero w'Imana. Imana rero ibagire neza kandi baha umugisha. Komeza Pastor, Imana iguha umugisha. Nawe mwishuri umugisha Pastor. Mu by'ukuri urukundo rw'Imana ruratangaje. Reka mbabwire, yahoze avuga inkundo hano hanze abantu bafite, ariko urukundo rw'Imana umva uko rutandukanye n'urwawe. Yego. Urukundo rw'Imana, Imana yadukunze idafite ikiduca. Ntabwo yaducaga nk'ibyo abantu babona bakakunda abandi. Iyo yadukundiye kubera ububi twari dufite, ibyaha byari bigiye kutwica, itugirira imbabazi, iravuga ngo aba bantu ntabwo bakwiriye gupfa. Nk'uko wasanga umuntu ku muhanda bamutaye aho ngaho, ukavuga uti reka mutoragure mujyane mutabare. Icyo gihe ntabwo uba umuciye kuko ari mwiza, ntabwo uba umuciye kuko ari inshuti ishobora kukubera inshuti mukazajya mutizanya imodoka, ntabwo uba umuciye kuko hari ikintu kidasanzwe cyiza azakumarira, ahubwo uba umugiriye neza gusa kubwo umutima w'imbabazi ufite. Urwo ni rwo rukundo Imana yadukunze. Yarebye ibyaha bigiye kutwica, ibona turi banyakwipfira, ntawe uzatugirira imbabazi, ntawe uzatwitaho, tumaze gupfa twishwe n'ibyaha nuko twari tumeze. Itugirira imbabazi, iravuga iti urukundo mbakunze, reka n'umwana wanjye agenda apfe, ariko bariya abantu be gupfa. Yesu ashimwe cyane. Pastor yabivuze kenshi, abantu bose uko bimeze. Aragira gutya, icyagukunzeho kirangiye muratandukana. Mukabyarana abana mugeze kure, mwari mukwiriye kubaha urukundo bakabaho, ariko kubera cya kindi wamukundiye kitagihari ukamureka, babana bakabura nyina, babana bakabura se, abana bakagira ingaruka z'ibyo mwebwe mukoze. Kubera iki cyo wamubonagaho ntago kigihari. Ariko Imana yose uko yadukunze kugira ngo idukure mu rupfu idushyire mu buzima buzima. Yesu ashimwe cyane. Aho niho urukundo rw'Imana rutandukaniye. Ntabwo ndabona umugeni urambagiza ngo agende arambagiza umuntu watambamye ibirenge, agende arambagiza umuntu urwara igicuri wikubita hasi ngo avuga ati reka mugirire neza mushaka azaba umudamu wanjye. Urwo rukundo ntiwarubona wowe. Reka. Ariko Imana naho ngaho yadukuye, iraza isanga ubwo butambika bwanjye n'ubwawe, iradukunda idukura muri ubwo butambika, itugira abantu bafite umurongo uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Isanga ufite indwara, igukundira kugira ngo izagukize iyo ndwara. Yesu ashimwe cyane. Urwo ni rwo rukundo rw'Imana. Aho niho yankuye, nawe niho yagukuye, kandi iracyategereje nawe ukiri muri ibyo kugira ngo use. Urukundo rwayo ntirurangira. Tumaze kubona uyu mwana ukuntu se yamwakiriye, ibyo byashushanyaga uko Imana itwakira mu gihe tugarutse. Yesu ashimwe cyane. Somera Pastor mu bice 19 nanone bya Luka
duheraho ku murongo wa 5. Mana yo mu ijuru iguha umugisha ugeze ku wa 10. Amina. Haleluya. Luka 19 duhereye ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ahageze arararama aramubwira ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Haleluya. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndamuriha 4. Haleluya. Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Haleluya. Amina. Imana nanone yerekanye urukundo rwayo kuri Zakayo. Zakayo yari umwambuzi, nta muntu wari ukimucira kari urutega. Abantu bose bari baravuze, mbese bari baramuhebye ko ari umunyabyaha. Abo yambuye, abo yakubitaga, uko yakoraga byose bari baramutakarije icyizere. Biragaragarira ahangaha Yesu agiye kugiha ukuntu bavuze, bavuga ngo se uriya nawe Yesu nawe ntabwo abizi umuntu asanze, aracumbika ku munyabyaha. Ndetse baravuga bati uriya si n'umwana w'Imana, kuko iyo abimenya, iyo amenye Zakayo icyo ari cyo ntabagiyeyo. Yesu ashimwe cyane. Uko niko urukundo rw'Imana rwadusanze. Haleluya. Uraza umunsi umwe wumva ngo wakijijwe, bagutega imitego, baravuga ngo turamuzi, iki cyumweru n'igishiri cya 2 ntigishira, bavuga bati turamuzi, icya 3 n'igishiri cya 4 ntigishira, turamuzi rwose. Kubaho mu buzima atagendana n'abakobwa turabizi ntiyabishobora, turabizi ntiyareka agacupa, turabizi ibyo yakoze ntago yabivaho. Yesu arakugenderera umunsi umwe, uyu munsi warahindutse. Ibyo ni ibyerekana urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rugusanga aho ngaho abantu baguhebye, aho ngaho batakigutekereza, aho ngaho utagifite inshuti, aho ngaho nta wakuzana iwawe ngo mubane, kuko azi yuko wamwiba, kuko azi yuko wamufatira abana, kuko azi yuko nta cyizere ugisigarijwe. Ariko aho niho urukundo rw'Imana rugusanga. Icyo nicyo cyazanye Yesu, bavandimwe. Yesu ashimwe cyane. Twagira ngo wongere ugaruke mu rugo. Nukuri. Garuka mu rugo, ugerageze ugaruke, garura umutima wawe. Uko aho wageze kure, urukundo rw'Imana ruraharenga. Amina. Yesu ashimwe cyane. Uburyo wumva byarenze imbere y'abantu, ariko imbere y'Imana ntibirarenga. Wowe icyo usabwa ni ukwisubiramo mu mutima ukavuga uti ndagarutse iwacu. Garuka ku Mana, niyo yakuremye. Garuka ku Mana, niyo ikikurinze abandi barapfuye. Garuka ku Mana, niyo yakurinze byinshi byahitanye abandi. Amina. Yesu ashimwe cyane. Urukundo rw'Imana rugaragara kuri Zakayo. Arangije agirirwa imbabazi, atangira kwihana. Babandi batekerezaga yuko rwose atashobora kwihana, ako kanya abo yibye bigaragaza uwo mwanya. Iyo urukundo rw'Imana rukugendereye ntago bisaba igihe kirekire, ako kanya uratura ukavuga uti ndabiretse, nari narageze kure. Warangiza ukumva mu mutima utangiye kureba ibyo wakoraga, ukumva ni bibi cyane. Hari anko wajyaga anywa itabi akarinywa cyane, noneho amaze gukizwa aravuga ati njyewe nkirinywa, yageraga mukuru ukijijwe, yaza mu rugo akarinywa, mukuru akamuga ati mbabara ntukanywere itabi mu nzu, akagenda akarinywera ahandi, yarangiza akavuga ati ko barakore barakabya, none se ubu ngubu mutwaye iki? Yumvaga nta kibazo kirimo, ariko amaze gukizwa yarambwiye ati Mana yo mu ijuru we, naravuze ngo ibi bintu nakoze nzabibabarirwa nte? Aravuga ati busimbizi, ati ubu ndabitekereza nkumva ubwoba mu nda, nkumva agahinda, nkavuga ngo ariko nari narabaye nte, kuko
yagiraga amaso areba ibi, nayo yari yakabonye, nayo yari afite. urukundo rw'Imana rwari rutaramugeraho. iyo urukundo rw'Imana rero rukugezeho, utangira kubona yuko ibyo wakoraga ari bibi cyane, ndetse ukibaza uburyo abantu bakubonaga. Yesu ashimwe cyane. ariko urukundo rw'Imana nuko rukora. mwene data, tukivugana nawe iri jambo, turagira ngo uhindukire, wongere ugaruke mu rugo, ugirirwe neza. amina. ku murongo wa 8 pastor. umurongo wa 8. Zakayo, maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene. Yesu ntabyo yari amubajije, nta n'ibyo yari amusabye, nta n'abantu bamushinjije ako kanya batubona umujura ngo agire ubwoba avuga ati Yesu rata nibaga ariko ndabigaruye. Yesu yaraje nk'umushyitsi aricecekera, n'abandi batangira kuryanira n'inzara bati murebe wa Yesu w'igitangaza ugiye ku muntu waciye ibintu, murebe. ariko ako kanya imbabazi z'Imana ziba zatashye mu mutima wa Zakayo, atangira gutangaza ibyaha bye ntawe ubimusabye. yego, komeza pastor. tangira gufasha abakene, abariho ibyo bibye. dore databuja, umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha 4. komeza. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu. Haleluya. kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. irekere aho ngaho. Yesu aguha umugisha. Yesu nta kindi cyamuzanye urukundo rw'Imana, nta cyatumye rugaragara muri ubu buryo butandukanye, byari ukugira ngo ashake kandi akize icyazimiye. ese mwene data wazimiriye hehe? ni hehe ibyaha byagutwaye, byagutabye ku buryo ugira gutya ukubura amaso ubebera wumva ko abantu bose bakubona? nihe byakujugunye? nihehe byakujyanye kwifuza gusangira n'ingurube? ni akahe gaciro byagutesheje ku buryo wumva utakikwiriye no kwitwa umwana, ahubwo ukwiriye kuba umugaragu? ariko reka tugutangarize iri jambo, urukundo rw'Imana rurongera rukugira umwana. nubwo wageze kure, garuka. humura, Yesu agutegeye ibiganza. Imana yacu itegereje kukwakira. nagira ngo nkubwire yuko igihe cyose ugihumeka, imbabazi z'Imana ziri ku buzima bwawe, urukundo rw'Imana rugihari. icyo Imana iba ikeneye ni ukugira ngo uhinduke. Yesu ashimwe cyane. ni ukugira ngo umenye aho wavuye n'aho ugeze ugaruke. Zakayo yarageze ahantu hakomeye cyane, abantu bamuretse. ariko humura, nubwo abantu bakureka, Imana iracyagufitiye urukundo. Yesu ashimwe cyane. nubwo abantu bagutakariza icyizere, Imana iracyakigufitiye. Yesu ashimwe cyane. kandi ikigufitiye kugira ngo ugaruke, yongere kugira umwana, yongere yereka abantu ko yari umubyeyi. Yesu ashimwe cyane. arangije Yesu yiyicarira kuri uwo mugabo, aratuza, yarazi ikimuzanye. Imana ntago yapfuye gukunda gusa, yarizi urukundo rwayo icyo ruzakora. yarizi ko uyu munsi nanjye hari icyo nzabwira abantu, nubwo ntawari butekereze ko byambaho. ariko urukundo rw'Imana nanjye rwankuyeho narindi. Yesu ashimwe cyane. ni ukuri rwankuyeyo. ni byinshi, dufite ubuhamya burebure. hari igihe tuzabuvuga muri icyo gihe cy'igiterane, korona izarangira tuzabuvuga. tuzatangaza urukundo rw'Imana ku buzima bwacu. Imana igira neza, yadukuye kure. urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, ntawarurondora. urw'Imana idukunda, urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, ntawarurondora.
twarurondora urw'Imana idukunda. Haleluya, 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 ni rurerure cyane cyane cyane, ruruta urw'ababyeyi. Umubyeyi ushobora kumunanira ukagenda agakora ibyo ashobora byose akananirwa, ariko urw'Imana ni rurerure, rushobora kugusanga aho ababyeyi bananiriwe rukagukurayo. ukuri. Oh, haleluya, Yesu ashimwe cyane. Nk'uko rwasanze wa mugabo wari mu marimbi yikebesha amabuye rukamukurayo, hariya umuryango wari wananiwe, ababyeyi barananiwe, igihugu cyarananiwe, ruragenda rumukurayo ngo rumugarurize ubwenge, asanga yicaye ameze nk'abandi. Uko niko rukundo rw'Imana rumera. Umuryango urananirwa rwo rugakomeza, ni rurerure cyane, rwagusanga aho waburiye, rwagusanga aho watorongeye, rwagusanga aho ngaho kure. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, kandi ntabwo twarurondora ngo turuheze. ni rurerure, ni rurerure cyane. Imiryango igeraho inanirwa rwo rugakomeza, ababyeyi bakananirwa rugakomeza, abavandimwe bakananirwa rugakomeza, bakagushyira muri gereza ngo uhinduke bikanga. Umunsi umwe wamara guhura n'urukundo rw'Imana ikakugirira neza, ukongera ukaba umuntu muzima, ukagirirwa icyizere. Ni rurerure cyane. amina. Yesu ashimwe cyane. Data wera, Imana ikomeye kandi ikiranuka, ni ukuri uri Imana y'urukundo n'imbabazi. Niyo mpamvu turi hano, nuko wadukunze, niyo mpamvu n'abandi bose batwumva bariho n'urukundo rwawe. Urakoze kuko watugiriye neza, ugatanga Yesu umwana wawe ukunda ku musaraba kugira ngo abazamwizera bose batarimbuka. Urakoze ko watuvunjiye mwami wanje, urakoze ko wadukuyeho urubanza twari twarakatiwe rwa burundu, ukaduha kuzabaho iteka ryose tunezerewe. Uri Imana y'urukundo. Sengeye umuntu wese wumvise iri jambo mu izina rya Yesu Kristo, reka rikore ku mutima we. Reka umuntu wari utarinjira mu rukundo rwinjiremo, reka uwari wararuvuyemo agasubira inyuma rugarukemo mu izina rya Yesu. Urukundo rwawe reka rubagote, urukundo rwawe reka rubeze, urukundo rwawe reka rubambike umwambaro mwiza, urukundo rwawe reka rubambike impeta ariyo sezerano rishya mu izina rya Yesu. Reka bongere gukorana isezerano nawe, reka ubuntu bwawe bubagenderere, reka bakire guhindurwa, reka bavugururwe muri bo imbere mu izina rya Yesu. Reka bakire ubuzima bushya buri mu rukundo rwawe mwami wanje wera ukuri. Reka bakire kugirwa neza, reka bakire uwo munezero w'iteka ryose, reka bakire ibyo birori byo mu mutima kuko binjiye mu rukundo rwawe. Urakoze mwami kubafasha ukuboko, urakoze kubinjije mu rukundo rwawe, kandi urakoze kugiye kubigaragariza uko bukeye nuko bwije. Icyubahiro n'ishimwe rikabikugarukire, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen.